ndibuka ngiye mu gihe cyacu ndacyari muto yego ariko twajyaga tuva kuvoma cyangwa tukava gusenya byose twabibayemo ntabwo dutinye kubivuga wenda ngiye sinasenye ko nari umwana w'umuhungu nyene w'ingimbi ariko ngiye twahoraga n'abamama bavuye gusenya bavuye guhinga bikoreye imigozi bikoreye ibiti byo kujya gutera nyine imyumbati cyangwa n'indi mizigo wamwitegereza ukumva ugize impuhwe ukamubwira nti mukecuru wazanye nka kwakira ukamwakira ukamutwaza icyo navugaga ntabwo rero ariho wabigusabaga umutima wanjye numva kubinsabye warabigusaba nabona akana k'agakobwa gafite ikijerekani kavuye kuvoma karabangamiwe imbaraga zako ni nke abana wamwana wazanye nka gutwaza nabona umusaza nimuzeza namutwaze mukecuru zana ngutwaze buriya se twakora icyo umuntu ashobora no kukubwira ngo zana ngutwaze zana nkwakire ariko akaba ari umujura wabimuhereza akagenda agiye ntazagarure bya bintu muhaye wabona ari kwihuta kurusha intambwe ukagira ngo umwana wanjye rwose marihuta aracyari umusore kandi ngo maracika urumva no kuvuga rero ngo niyo mpamvu kugarura iki kintu birasaba kujya muri fondasiyo y'ikishe bino bintu akaba ariho bituruka ariko se cyabyishe buriya twamenya ari nk'igiki hari abasore usanga ipantaro ntabwo iriho umukandara ugasanga ikibuno kiragaragara sibyo ikibuno kiri hanze iyo ntabwo ari imyambarire y'umusore nyafurika ugasanga ngira ngo ibyo wenda turaza kubigereranya hello muraho neza turabasuje cyane inshuti bavandimwe mudukurikira kuri kamera za Jimmy 250 TV turabasuje cyane mwese aho muri ndabizi ko mudukurikirana muri hirya no hino mu mpande enye zigiye zitandukanye z'isi mugira amahoro y'Imana ni Jimmy 250 wowe witwa nde uyu munsi rero turi kumwe n'umupapa ukeye umeze neza wabukereye tugiye kuganira ku musore nyafrika umusore nyafrika twabwiye ko dufite ikiganiro kivuga ngo umunyafrika turashaka kuganira buri munsi buri saa ko bukeye nuko bwije umunyafrika ni muntu ki ni inde agomba kubaho gute agomba kugira izihe ndangagaciro agomba kugira izihe kirazira uyu munsi ndi kumwe n'umupapa ari buze kubibwira nta muntu mukuru wajya avuga amazina hanyuma namara kutwibwira dutangire tuganire namwe mudukurikiye ndabizi neza ko muri buze kunezezwa n'ibyo tugiye kuganira mwatangira mubwira abadukurikiye murakoze cyane yego umwanya wo kuvugana namwe turaza kubasaba kongerera kugira ngo abadukurikiye amajwi bazabe babasha kuyafata gatanu kuri gatanu murakoze cyane uwo uyu mwanya mu mpaye wo kuganira namwe yego amazina nitwa Akimana Charles Akimana Charles ni muntu ki ni umusore ni urubyiruko ni umupapa ni iki muri ibyo ngibyo ndi umupapa yego mfite abana 3 wow good very nice Akimana Charles ni muntu ki azwi nk'umuntu ki Akimana Charles inkora serivisi z'ubuzima yego nibyo bintu nkunda gukora mu buzima busanzwe bwa buri munsi ibijyanye n'ubuzima okay ntabwo turuza kwinjira muri domaine y'akazi kawe ibyo tuzabyinjiramo ubutaha ariko uyu munsi tugiye kwiganirira ku kintu kivuga ngo umunyafrika umusore nyafrika ese shari wenda tukimara kuvuga ngo umunyafrika uhita wumvamo iki umunyafrika mpita numva mugenzi wanjye mpita numva yaba atuye mu Rwanda yaba atuye mu bihugu bidukikije yego uko mubizi bigiye bitandukanye nyine bya Afurika yego hari uburyo imibereho y'ababigize uburyo itandukanye ariko hakaba hari naho ihurira nk'abanyafurika nyine bagenzi bacu bene wacu okay njyewe iyo umuntu avuze umunyafrika numva wa muntu ufite uruhu rw'iki uruhu rwirabura okay good gushimiye ko undusha n'ikinyarwanda ni byiza turaza kuganira turaza kugirana urugwiro rero nk'uko tubwiye uri umupapa ni byiza buryo umuntu amaze kuba ari umupapa wubatse urugo afite umudamu ndetse n'abana uko byagenda kose afite inararibonye mu buzima busanzwe bwa buri munsi nubwo rero tubwiye ngo akora mu bijyanye n'ikigo cy'ubuzima birumvikana ashobora kuba ari bright better future niba nibeshye niko bimeze tubibutsa yuko ari ikigo rero gishobora kuba cyagufasha mu gihe ukeneye icyo twita food supplement cyangwa se inyunganiramirire
yagufasha mu gukavaringa ibibazo bigiye bitandukanye by'umubiri, cyane cyane twitaye nko ku cyiciro bita immune boost, immune system, ubudahangarwa, kongera kuzamura ubudahangarwa bw'umubiri, uburinzi bw'indwara runaka zibasira abantu zigiye zitandukanye, mbese zigenda zibaho nyine mu buzima busanzwe bwa buri munsi. Waba umaze igihe kingana gute ukora ako kazi? maze ngereranyije nakinjiyemo 2017. Yego. Ku itariki 15 z'ukwezi kwa munani. Ni kera, birumvikana ko umaze n'igihe kinini cyane. Ejo bundi mu minsi mike yarabahuje imyaka 8 uri muri ako kazi, uko byagenda kose ufitemo ubona nararibonye. Ntabwo turi buza gutinda rero kuri ako kazi kawe, ahubwo turifuza kuganira ngo ese Charles nk'umuntu w'inararibonye uko byagenda kose, sinibize kukubaza ngo ufite imyaka ingahe, ariko uri mukuru uko byagenda kose, sibyo? Ese umusore nyafrika, iyo bavuze ngo umusore nyafrika, wumva ari umuntu ugomba kuba ari muntu bwoko ki? Agomba kurangwa n'ize ndangagaciro? Yego. Umusore nyafrika, yego, ikintu cya mbere cyo aba afite imbaraga z'ubwenge n'imbaraga z'umubiri. Yego. Kandi baca umugani mu Kinyarwanda ngo izitagira mu ruhongore ziracika. Umusore rero yifitemo, umunyafurika yifitemo ubushobozi bwo gukora, yaba ari imirimo y'ubwenge, yaba ari imirimo y'ingufu, agatera imbere. Yego. Adasabye, atunzwe n'imirimo y'amaboko ye. Cyane ko igihugu gifite urubyiruko rwitwara neza mu bijyanye n'imibereho ya buri munsi. Yego. Urugero wenda nk'abasore batanywa ibiyobyabwenge, yego, abasore bitwara neza, abo basore ziba ari imbaraga zikomeye z'ejo hazaza. Uyu musore rero nicyo bivuze. Kandi bajya bavuga ngo ubwiza bw'umusore ntabwo bareba ku isura cyangwa ngo barebe ku ki, ni imbaraga. Izo mbaraga tukazibonera mu ki? Izo mbaraga tuzibonera mu mirimo bashobora gukora. Ari imirimo ibateza imbere. Yego. Iteza igihugu imbere, iteza imiryango imbere, n'isi muri rusange. Hanyuma njye nka Jimmy 250 icyo navuga ngo umusore nyafrika mbona ko ari umuntu ugomba kurangwa n'imbaraga nyine zo gukora. Birumvikana ahantu hose ageze kabisa akaba ashobora kwataka imirimo asanze akayikora, ariko nanone akaba arangwa n'ikintu twita indangagaciro y'umunyafrika, kubaha. Akaba yubaha umuntu mukuru, umutoya, uwazi ndetse n'uwatazi. Iyo tuvuze ikintu bita kubaha, kigendana n'ikintu tuvuga ngo guca bugufi. Burya umuntu uca bugufi ntago ari wa musore uzabwira ngo dore rero wa musore we, hano hantu ugeze biragusaba yuko uca bugufi, biragusaba yuko ugira ubushishozi kugira ngo hatambuke, ahubwo ugasanga ni wa muntu nyine wikakaza agahita yumva ko nyine agomba kubyimba akazamura ibituza, akaba yarwana kabisa, yahangana n'abasanze aho ngaho. Ahubwo umusore nyafrika agomba kurangwa no guca bugufi. Ntunganiye. Yego. Ntunganiye kuri ako kantu uvuze kerekeranye no kubaha. Kubajya basoma ijambo ry'Imana byanavuzweho mu itegeko rya 5. Yego. Ngo wubahe so na nyoko kugira ngo urame. Yego. Uramire mu gihugu cy'Uwiteka Imana yawe guha. Ubwo bivuze rero ngo umusore arangwa no kubaha kugira ngo za mbaraga afite, kugira ngo adakenyuka, za mbaraga afite azibashe kuzibyaza umusaruro, abashe kugira icyo ageraho. Yego. Kubera ko yubashye ise na nyina, kandi atari na se na nyina gusa, ahubwo n'umuruta wese ndetse n'uwaruta. Yego. Aho ngaho rero bikoze neza cyane Jimmy ku kijyanye n'umusore no kubaha, uguca bugufi. Ubwo urimo urategura umusore. Yego. W'ejo hazaza. Yego. Ubwo ejo hazaza tuzaba dufite igihugu giteye imbere. Yego. Giteye imbere mu bintu ibyo ari byo byose, mu by'ubwenge, mu bukungu, ibintu bijyanye n'ibyo. Okay, impamvu nsembara ku kintu kivuga ngo umusore nyafrika agomba kurangwa no guca bugufi ndetse no kubaha. Burya hari umuntu ushobora kubaha ariko adaca bugufi. Papa wanjye nkaba namwubaha kuko nzi ngo bitewe nuko yambyaye ashobora kumvuma umuvumo kamfata,
ashobora gufata inkoni akankubita kubera ko nyine ari data umbyara ntari buze guhitunyuka ngo ndwana nawe ntumwubahira icyo ngicyo, ariko mu by'ukuri ntagira guca bugufi. Guca bugufi ni wa mwana cyangwa se wa musore uzagera mu bandi basore bagenzi be akagaragaza yuko ari nta cyari cyo, ariko afite icyari cyo muri we mu mutwe no mu bitekerezo, avuga ngo ngiye kureba bano basore turi kumwe imico n'imyifatire bari buze kugaragaza, nimara kubona imico bagaragaje ngewe mbereke yuko nciye bugufi ndi uwo hasi cyane, ariko nze kubakebura mbereke yuko hari ibyo bagombaga kwirinda, hari uburyo bagombaga kwitwara kugira nk'uko bivuze ngo baramire mu gihugu Imana yaduhaye. Iyo tuvuze igihugu ni isi muri rusangi, ntabwo ari hano mu Rwanda gusa, hano muri Afurika y'Uburasirazuba, tuba tuvuze Afurika y'Uburengerazuba ndetse n'ibindi bice bigiye bitandukanye ku isi. Aho waba uri hose, uri umusore, uri umunyarwanda, uri umunyafurika muri rusange, waba wumva ikinyarwanda cyangwa utanacyumva, kugira ngo ibintu tugiye kuganira niba anageze ahantu avuga ngo kino gihugu ngezemo ngenda umunyarwanda numva ikinyarwanda, ariko abo masanze ntabwo bumva ikinyarwanda, ese muri zino ndimi zabo bumva nabafasha iki kugira ngo baba basore baca bugufi kandi bubaha? Okay, murakoze cyane. Yego, nagiye guca mu ijambo ariko nuko kunganira, turi kuganira tununganira kugira ngo tumenye umusore nyafurika, umusore dukeneye uyu munsi, umusore dukeneye ejo hazaza. Bagiye bavuga rero ku musore mu bitabo bitandukanye. Yego, ubutaha wenda mu kindi kiganiro tuzashaka ibitabo bigiye bivuga ku musore yego, ndetse harimo n'icya Bibiliya, kuko hari ahantu handitse ngo mbese umusore azeze inzira ye gute. Ikindi nanone ese ubundi shari ntabwo uciye mu ryo uvuze, wenda turaza kugaruka twari tugeze. Iyo tuvuze umusore tuba tuvuze iki? Hari abantu batazi ngo umusore ni iki? Urubyiruko. Urubyiruko. Hati ubwo umuntu yitwa urubyiruko afite nk'imyaka ingahe, ageze mu kihe cyiciro? Nibura imyaka itarenze 35. Yego, abari mu cyiciro cy'urubyiruko. Iyo uyirengeje rero uba uvuye mu rubyiruko. Bivuze ko guhera kuri 18 kuzamuka kugera kuri 35 abakiri urubyiruko, mbese abakiri umusore agifite imbaraga za gisore, agifite igihe cyo gukora, agifite igihe cyo guca bugufi, agifite igihe cyo kubaha cyane. Okay, ntabwo turi buze kujya mu kuvuga ngo ese umuntu urengeje iyo myaka we ntabwo agomba guca bugufi cyangwa ntabwo agomba kubaha. Ibyo ni turi buze kubijyaho, ni ikiganiro tuzajyaho turi ku mugabo nyafurika cyangwa umupapa cyangwa se nyine umuntu uguze, ubwo nawe tuzabashakira icyiciro. Hanyuma wari urimo kumbwira ngo agomba kuba uri musobanuro ushingiye ku ijambo ry'Imana ko rivuga, wakomeza kugira ngo abadukurikiye bataza kubona ko ni hari ijambo. Hari n'ibindi bitabo yego bigiye bivuga ku musore. Igitabo bitarengera ubuzima, nzabashakira ipaje kivuga yuko umusore mu gihe ari kumwe n'umusaza babana, yego, imbaraga z'umusaza ngo nazo ziriyongera, kandi ngo umusaza atinda gupfa. Iryo somo nzaribashakira, iyo paje nzayibashakira. Ngo kandi umusaza ngo arushaho kurama bitewe n'uko abana na wa musore. Noneho wa musaza abona imbaraga za wa musore, yego, akumva arashaka kongera kuba umusore. Mbese bimutera motivation yuko ari kumwe n'umusore ukiri mutoya. Motivation. Niyo mpamvu nk'abasaza ngo bakunze kubana n'abuzukuru babo, yego, b'abasore, ngo babasaza bakunze kurama, bakunze kubaho neza, batinda gusaza muri make, batinda gusaza, bararama. Yego, none iyo paje nihagira uyikenera uzayimushakira. Hanyuma rero twavuze ku kintu gica bugufi ku musore nyafurika, tuvuga ku kintu kijyanye no kubaha, ariko hari n'ikintu tuvuga ngo gushishoza cyangwa kwitonda. Hari imyaka umuntu ageramo ugasanga ibivuduka byose avudukana nabyo. Uwo rero abatari yagera ikintu bita inararibonye. Inararibonye, icyo twita inararibonye ni iki mu kinyarwanda, kugira ngo umuntu abashe kumenya ngo inararibonye bisobanura iki, ni inshinga ikomoka hehe? Ni experience uba ufite mu bintu umazemo igihe. Yego,
noneho ukabyigira kuri wa musaza wakumenye wakubanjirije ku isi wakuboneye izuba yego noneho hari icyo nawe umwigiraho bwa bunararibonye yego umwigiraho kwa kuba nk'umuntu mukuru kandi ugifite imbaraga za gisore ibyo rero nabyo bigatuma hari amakosa ushobora gukora ariko ayo makosa ukayirinda bitewe nuko hari ibyo wabonye bitewe nuko wa musaza muri kubana yego ni igitabo ni igitabo kigendera kiri ku isi niko bajya bavuga ubwo rero ni byiza ko abasaza hari ibyo bigira ku basore kongera kugarura imbaraga kongera kwiyumvamo nyine ubushobozi bwo kuba bakora bagenda batinyuka kuko nyine akireba za mbaraga za wa musore zikamumotiva ubu hari icyo amwigiraho ariko n'umusore nawe hari icyo yigira kuri wa musaza kugira ngo adakora amakosa ajyaniranye n'imbaraga za gisore afite mbese muri make mu gihe ariko umwe agomba kuba afite nararibonye ariko yabanye n'abapapa bakuze yabanye n'abasaza bakuze akagira ibyo abigiraho akagira kirazira bigiraho akagira ibyo agomba gutinya akagira ibyo agomba kwirinda urakoze cyane ndagushimiye reka noneho njye nkwibariza iki kintu umusore nyafurika agomba kurangwa n'iyihe myambarire imyambarire agomba kurangwa nayo yego ikintu cya mbere ngiye ibintu nshaka kukubwira byose ni ibintu nagiye nsoma kuko nkunze gusoma ibitabo cyane yego umusore agomba icya mbere ni ukwambara kwikwiza iyo uvuze kwambara kwikwiza uba ushatse kuvuga iki kwambara ukikwiza yego nshaka kuvuga ni ugukenyera ugakomeza sibyo hari abasore usanga ipantaro ntabwo iriho umukandara ugasanga ikibuno kiragaragara sibyo kiri hanze iyo ntabwo ari imyambarire y'umusore nyafurika ugasanga ngira ngo ibyo wenda turaza kubigereranya n'umusore w'umukristo cyangwa umusore wo mu itorero wenda singira ngo ni mu buzima busanzwe bwa buri munsi ibyo babyita ibigezweho ariko ibyo ntabwo bigezweho rimwe na rimwe ibyo ni ibintu bipfuye sibyo rimwe na rimwe uzasanga ariko umenya abasore bataza kudutera amabuye nyabuneka babyumve ariko ntutinye kuvuga ukuri k'ukuri babyumve kuko niko kuri uzasanga n'umusore yambaye yafunguye umukandara abasore b'abashoferi uzajya ubabona mboneyeho no kubibabwira abantu bari bubyumve abashoferi bo muri iyi minsi bafite imyitwarire mibi ariko si bose ariko icyo navuga ni gute umuntu ashobora gufungura umukandara akagenda yafunguye umukandara urarereta yawufunze se kuko nari butsikire ari kugenda arabasha kwiramira ariko nari bugwe ariramira ate kandi ipantaro wagira ngo irarereta wagira ngo ntabwo ukenyeye neza wenda nk'abashoferi bo ntabwo ndi buze kubasapotinga ariko wenda urugero nka gutya nicaye ushobora kuba wenda ngiye kujya kurya ni urugero bitewe n'uko wenda umukandara warumfashe neza nkaba nafungura kugira ngo noroshye bya byo kurya ngiye kurya bitaza kubangamirwa bikaguma hejuru nawe iyo yicaye atwaye mpamya ko ashobora kubangamirwa n'aho yakinyereye cyangwa n'uko umukandara we ugize gute ungana akaba yakenyuriraho gakeya kugira ngo yoroherezwe abashe gutwara niko wenda ngiye byumva cyangwa nicyo babikorera cyangwa babikorera ubwibone n'ubwiyemezi icyo cyo kirumvikana icyo ngicyo uvuze ariko none se yajya gusohoka muri ya resitora cyangwa yaba arimo agenda mu muhanda cyangwa yasohoka mu modoka nanone wa mukandara ntabwo agomba kuwufunga ni ngombwa ngo ugende urereta hanze atawufunze aho rwose wowe yaba afite ikindi kintu ari kugaragaza mu nzira iyo ntabwo ari umuco uwo ntabwo ari umuco w'abanyarwanda ntabwo ari umuco w'umunyafurika yego sibyo ahangaha rero niho tuvugira ukuri k'umuntu ukagusobanura yego iyi myitwarire y'umusore w'umunyafurika uburyo akwiriye kubaho agomba kuba ari muntu ki agomba kuba yitwara ate akagira rero nanone n'indangagaciro za kirazira icyo nacyo umuntu agomba kugishyira ubwo ugiye kudengera afite kwa kwihesha agaciro yego kwa kwihesha agaciro hazamo icyo wavuze cyerekeranye no kubaha yego
hazamo icyo wavuze guca bugufi cyerekeranye no guca bugufi byose bizamo yego hari nk'ukuntu na Bibiliya iravuga ngo ngo ujye uhagurukira umeze imvi sibyo hari n'ukuntu mugomba kuba muri mu modoka mwuzuye sibyo uracyari umusore sibyo ubwo ni umunyafurika muri rusange ako kantu ariko twongerejwe cyangwa wongera ugasubiremo ariko nongerejwe ngo ugomba guhagurukira jewe ndi kumva ugomba guhagurukira umeze imvi yego iryo somo ni isomo rya Bibiliya ariko ntibuke igice n'umurongo ariko nararisomye ugomba guhagurukira umeze imvi muri make ni kwa kundi tuba turi mu urugero ndaguha urugero nko ku bantu bajya mu modoka bakuzura mu modoka yego hakaza kwinjira umuntu w'umusaza w'imyaka 70 80 w'imyaka 100 se muhagurukire batari babikubwira ariko ako kantu ntabwo turi buze kugendanamo neza umfashe yo turimo kuganira tuba tugomba gusa nkaho turi ari debate nyine mbese ari nka deba icyo ndacyumva uze kumfasha unyumve urugero ushobora kwinjira muri shira umuteto ya modoka bita shira umuteto nyine ninyivuga abantu bose bahita bayumva nkaba mazimo amasaha 2 nicaye umusaza akazi hagurutse igiye mu byukuri ya masaha amaze nicaye ndi muri ya modoka nafashe umwanya wa musaza akabaje igiye naza gahita mpagurutse ngenda mpagaze n'amasaha maze nafashe umwanya nagarambangamiye ngo ikintu cya mbere rero reba nanone wa musaza imbaraga ze sibyo yego imodoka iri bukate wenda gwe imodoka iri bwurire dodani wenda agira ikibazo afite intege nkeya sibyo nubwo wahuye n'ingorane zo gukererwa watinze muri make ugiye kumushinza ko yakererewe ariko gukererwa ko ntabwo ari butume namuha icyubahiro cyo nk'umusaza cya cyubahiro cye uko byagenda kose wirengagize ingorane wahuye nazo noneho uhagurukire wa musaza ubwo ariko nanone ni kimwe n'umugore utwite yego nawe wamuhagurukira kuko abo bose tuzagenda tubageraho ko mu kiganiro nyafurika twiyemeje ko tugomba kuganira kuri buri byiciro ese umugore utwite agomba guhabwa akahe gaciro yego ibintu nk'ibi nyine tuzagenda tuganira byinshi bigiye bitandukanye tuzagenda tugana ikiganiro cy'ukurikiyeho yego ariko mu by'ukuri hagomba kubaho kubaha ibyo bigenda biza ariko ku ngingo yo kubaha ntabwo igira umupaka mbese muri make reka dusoze wenda dushimira abari badukurikiye tubashimira yuko bagize uruhare mu kudukurikirana tunabibutsa gukora subscribe like share ndetse na comment ariko nanone nongere iki kintu tubabwira ko isomo ry'umunsi twari dufite ry'uyu munsi wa none umuntu agomba kurangwa no guca bugufi kubaha kwambara neza ariko dufite undi muntu uri kudusaba ijambo nubwo mutari bumurebe ariko twamuha umwanya nawe akavuga ndabizi muraza kumwumva yatwunganira murakoze cyane yego yendi kameramani ntabwo ndi buze kuvuga ibintu byinshi yego ndavuga ku bintu bibiri yego iyo bavuze ngo inararibonye cyangwa ubunararibonye baba bashaka kuvuga nyine umuntu ufite ikintu yigeze kubona yabonesha amaso yigeze kubona akakinyuramo akabona kibonesha amaso yego ndatanga nk'urugero ushobora kuba warigeze wenda kwirukanka cyane ahantu hamanuka ukanyerera ukiri umusore nyine ukwitura hasi ukavunika urumva ibyo bintu warabibonye bakujyanye no kwa muganga urakira yego iyo rero ubyaye nk'abana ukabona bari kwirukanka uhita wibuka ko wowe wigeze kuvunika abo bana kavuga ni bana banje nyamara mwitonde mutavaho mukavunika kuko urumva ibyo bintu wowe warabibonye nyine warabibonye ufite experience yabyo yego ariko wa mwana we wa musore wawe kuko bitaramubaho we ntabwo ibyo bintu abizi niyo mpamvu ibintu byose ahita afatira aho ahafatiye nyine icyo afashe nyine afata gutyo akavuduka akagenda gutyo mbese yego ubunararibonye rero ni icyiciro umuntu ageramo niyo mpamvu banagishyira ku myaka igeze muri 35 aho usanga abantu benshi barabyaye aho atangiye kureberera abandi kuruta kwirebaho ubwe urumva rero abatangiye kubabwira ibyo yabonye kurenza gukomeza kubyibwira kubyibwira cyangwa kubyumva ahandi cyangwa kubibarirwa nk'inkuru urumva watangiye gutanga message y'ibyo yabonye mu buzima arimo kunyuramo ari kubonesha amaso ye yego icya kabiri hanyuma ikindi cya kabiri ni ikigendanye no kubaha
kubaha buriya ni indangagaciro ariko uwuyifite ntabwo asabwa ikintu runaka. Mwari muri gutanga urugero nko guhagurukira umusaza, umuntu utwite, umuntu urwaye, no kwa muganga hari igihe ushobora gusanga cyangwa mu mabanke basanga haje umuntu wenda urwaye urembye kukurusha kandi nawe urwaye cyangwa se wenda nawe hamaze igihe kirekire kumva ukeneye no kugenda. Urumva ni ukuvuga rero ngo ushobora no kumureka agacaho wowe ukavurwa nyuma ye. Ariko kubaha gutyo ni indangagaciro yawe, nta n'umuntu ugusaba ngo wamuhagurukiye, ahubwo wowe iyo umubonye umutima wawe wumva utakwemerera gukomeza kwicara uwo muntu ahagaze. None se wenda ntagutindiye ko abantu bo muri no minsi bafite imitima navuga yuko imeze nk'ingungi cyangwa se nk'ibyigomeke, nta bantu bagifite icyo kintu. Nkawe nk'umuntu ufite ubunararibonye mu buzima busanzwe bw'isi, ubona byaba byaratewe n'iki kugira ngo abantu bate umuco, abantu batinyuke kubahuka, abantu basigare nta kirazira, basigare nta mbese nyine nta ndangagaciro bakifite? Ikiganiro mwakoze turimo turagenda tujya mu byiciro byinshi, ubwo ni bya bindi tuvuga ngo ni amagenerasiyo atandukanye, ibyiciro by'ubuzima. Tugenda tuva mu bya bamwe bita ngo ni ibya kera, abandi iterambere tugezemo, abandi imico uko tugenda tujya mu bihugu bitandukanye ukavana y'undi muco. Nigewe nirihiye itike nawe ibyo birakureba, byo kumagurutsa byo birakureba. Ndetse nko mu ndege ho haba harimo yitwa class, hari ibyo bita business class na economic class, kuvuga ngo aho yicara mu cyiciro rwose abona ndetse n'ibirenze wowe wabona. Kumva rero umuntu w'umuherwe ari mu cyiciro yicaramo yishyuriye amafaranga menshi cyane, yego n'abandi bose baba bicaye, urumva ko nkaho ntago waza ngo uvuge ngo nahaguruke ajye muri cya cyiciro cy'inyuma. Kugira ngo nk'ibyo bikore biramutse bibayeho byaba bivuga ngo ni ubushake bwe, wa mutima we. Urumva wo ndavuga ngo ikintu ntabwo ari ukubaha gusa, ahubwo harimo no kwitanga. Bene abo bantu n'uvuga ngo ashobora no kugeraho mu nzira ufite ibintu waye ko ukabona ahubwo ngo zana nkwakire, kandi ari umuzigo, kandi uwo muntu yambaye ikoti. Ariko kukantu uvuze karanejeje. Ndibuka ngiye mu gihe cyacu, ndacyari muto yego, ariko twajyaga tuva kuvoma cyangwa tukava gusenya, byose twabibayemo ntabwo dutinya kubivuga. Wenda ngiye sinasenye ko nari umwana w'umuhungu nyine w'ingimbi, ariko ngiye twahoraga n'abamama bavuye gusenya, bavuye guhinga, bikoreye imigozi, bikoreye ibiti byo kujya gutera nyine imyumbati cyangwa n'indi mizigo. Wamwitegereza ukumva ugize impuhwe, ukamubwira nti mukecuru wazanye nka kwakira, ukamwakira ukamutwaza. Icyo navugaga ntabwo rero ariho wabigusabaga, umutima wanjye numva kubinsabye. Warabigusaba. Nabona akana k'agakobwa gafite ikijerekani kavuye kuvoma, karabangamiwe imbaraga zako ni nke, abandi wamane wazanye nka gutwaza. Nabona umusaza ndi muzeza na gutwaze, mukecuru zana gutwaze. Buriya se twakora icyo kugira ngo uwo muco wongere ugaruke mu isi? Ni naho ngiye gusoreza ku ruhande rwanjye. Iki gihe ni ukwitonda. Mu Gifaransa il faut faire attention. Ngo umuntu ashobora no kukubwira ngo zana ngutwaze, zana nkwakire, ariko akaba ari umujura. Wabimuhereza akagenda agiye, ntazagarure bya bintu muhaye. Wabona ari kwihuta kurusha intambwe, ukagira ngo umwana wanjye rwose marihuta aracyari umusore, kandi ngo maracika. Urumva ni ukuvuga rero ngo niyo mpamvu kugarura iki kintu birasaba kujya muri fondasiyo y'icyishe bino bintu, akaba ariho bituruka. Ariko se cyabyishe buriya twamenya ari nk'igiki? Ibyo ngibyo tuzabiganira mu kiganiro kiri imbere, ntabwo ari icyaka kanya. Ariko hari aho byapfiriye, n'ugomba kubigorora niho agomba kubigororera, kugira ngo wa wundi uzazamuka azaba ari muzima, azaba azi ko niyakira umuntu ntabwo amwakiriye kugira ngo amwibe, ahubwo amwakiriye kugira ngo nyine amusayidike, amufashe nyine amuhe umufasha. Yego murakoze. Okay, murakoze cyane, mutugiriye inama nziza, muratwunganiye, turushijeho gusobanukirwa. Wenda hari abari kuvuga ni pe uwo mpapa arakoze, mumumera amashyi, arakoze, mwari mugiye kudupfunyikira. Kandi nibyo twari tubapfunyikiye, kuko twari twigendeye tugiye gusoza ikiganiro, ariko atubwiye ni ntago ngiye naripfana, ntago narisigarana, reka mbasobanurire mbaho ukuri, kuko mfite ubunararibonye. Ni ukuri arakoze cyane, ahari Imana imuhe umugisha. Niko mu rusengero ajya bavuga ngo tunga ibiganza hariya mumusabire umugisha, natwe turabumusabiye. Ni ukuri Imana imuhe rwose. Hanyuma reka dusoze duhereza umwanya cyangwa ijambo umutumirwa wacu, yari Akimana Charles, niwe twagira ikiganiro cy'uyu munsi.
n'ibinakunda tuzagira n'icyo utaha nawe ubwawe kandi ufite icyo watwunganira mu kiganiro Umunyafurika. Uhawe karibu n'ikaze kugira ngo dufashe. Tukibutsa ko kandi tuzamura impano z'urubyiruko abafite ama business bakeneye gukora. Njya mpora mbabwira ngo Isoko Rigari shop, Isoko Rigari TV ndetse Umuguzi Muhire Limited niyo company yacu. Tuzamura impano za benshi, twiga imishinga ku bafite imishinga bakeneye gukora ariko bakaba badafite inyigo zayo neza. Dukora ibintu byinshi bigiye bitandukanye ku bakeneye kwamamaza ibikorwa byabo, abakeneye kugurisha, abakeneye kugura, yaba ari amamodoka, yaba ari amazu, yaba ari ibikoresho byo mu nzu. Buri kintu cyose wifuza ku Isoko Rigari turahari. Umuguzi Muhire company turahari ku bwanyu kugira ngo tubafashe muri byinshi bigiye bitandukanye. Na Charles birashoboka yuko yaba afite icyo akeneye kugurisha, akeneye kwamamaza, birashoboka ko afite icyo akeneye kugura, ariko ayo makuru akaba atarayazi, akaba yamenye hano. Nawe yacyure agenda abwira abandi bantu babuze akazi bakeneye akazi. Dufite intego yuko tugomba gutanga akazi ku rubyiruko 5,000. Reka rero duhereze ijambo umutumirwa wacu asoze atanga inama nziza zigikwiriye gukorwa n'icyo umuntu akwiriye kuba yagenderaho kugira ngo yitwe umusore nyafurika. Murakoze. Murakoze cyane kuba mumpaye ijambo. Yego. Kandi icyo navuga ngenda bashimiye cyane. Kuba mwantumiye. Yego. Kandi nzanagaruka. Yego, ni karibu rwose. Bahawe ikaze. Icyo navuga. Yego. Uyu munsi niwumva ijwi ryayo ntiwinangire umutima. Njyewe nabonye rwose hano buri wese yakwibonamo. Ndabona kuvuga ngo yakwibonamo kuko buri wese arimo. Ari ushaka akazi karahari. Karahari. Yego.